Nise ko rukunyirukana je kureba. Dani gukora ibiki? Rigiye kukubaza naje. Ya uyu muvandimwe yitwa Afandi Kobi ni inshuti yanjye cyane. Cyane rwose byarenze n'ubucuti. Cyane. Biba abo muvandimwe. Umuvandimwe wanjye Kobi uyu nawe witwa Sultan turakorana mu bucuruzi. Ya nziza cyane. Imenyanye na Fande nyamara burya ufite n'amahirwe. aho burya nta mahirwe ufite. Kubera ko buri gihe wirinda gukora ikosa. Ariko tubaho nta makosa dukora n'ubusanzwe. Ariko umugabo n'ukora amakosa. Oya. Ese waba gukora ikosa. Wabona ari kugwirira ariko ntibaryiteze. Ya Dani mu nzu harimo abashitsi umugabo arahari uragira ngo Ah, ku munota umugabo wa se, nyuma umugabo wica ni ibintu ukubuza byose, kukuma wishimye kunyita. kunkoza isoni. Dani ndakwinginze genda None se kubera iki ngo hamagara ntunyitaba nohereza message ntusubiza kubera iki waje unyitaba. nyizera sibyo Dani ndakwinginze nyizera mu gitondo ngewe ndaza kukureba Uri sure cyane ndaza kukwirebera pe. sheri ntunyinishe. Ntabwo nkubeshya ndaza pe ndaza. Okay. Ngaho genda sawa. Okay. Turi muri no quartier se nawe yanyu ngiye. Jewe ntihara Kicukiro centre naho ngaho nibera. ariko jya wongeraho ko ari muri quartier y'abakire. Of course. Biragaragara ko Sultan we atuye hano hejuru ku Ruyenzi hamwe hatangiye kuza amashato wagira ngo ni mu Busuwisi. hari ahantu ibibanza byabo bimeze neza biranahenze rero. Buriya baramukira banavuga ngo akeza karigura n'akabi kakimenya. Iyo ahantu ari heza ibyawe biba byiza. Sibyo? Ni byiza cyane rwose. Shari wanamutete? Ntabwo numumbaza nkaho tutararanye. Ngamba nko kumva. Ngamba no kubaza uko umeze. Okay, se sheri. Hano kugira amatsiko yo kumbaza ngo umushyitsi n'uwa hehe aragenzwa n'iki umubazi tubazo twose ushaka. Nuko narinzi ko kuri bibimbwire nanjye nagutegereje. Sasa sheri urabizi ko nabuze umwana wanjye yitwa Elize. Tugeze kuri umuntu ntabwo nzahana ari sinzi nimba kibaho sinzi nimba arya nimba atarya. Iyo ndi kugenda rero mu nzira habona nk'umwana uri mu kigero nk'iki bitanikanga. Uyu mwana rero naramubonye ahantu yabaga yarafashwe nabi nuko ari umwana nyine ariko ari umuntu mukuru yajya no kugasoza akirukanka. Mfata gahunda bwa hano mu rugo dukeneye umuntu wakuba hafi naba ntaraza ukaba uryamye turakabitotse nawe ubizi ko bigira byinshi akabaza akamfungurira to mu muryango wacu hakaba harimo umuntu w'umwana kureka kubana abantu bakuru gusa n'ibiki byose bareka muzane sajya gufasha natwo turimo mutumara ahantu hose twa Tito n'umwana mwiza nta kibazo suiva discipline nagiye mbona afite muri iyo famille nta kibazo Tito uyu umudamu wanjye yitwa Linda. Ya azakubera umumama mwiza ntugire ikibazo. Kubibona. Ya sinakweretse icyumba. Narakibonye. Wakwigira kandi wisanzure rwose. Ikibazo. Ako sheri uzajya uzana abana hanga muri uko bwije nuko buke ngewe urumva nzabyihanganira. Ese ubundi uyu mwana wamukuye noneho ubuse ko uwamuzanye utambajije ariko kugikomeza kwigira ingungi nukubera iki nge ntago nuwambajije ese ubwo ndumugore ibintu byose ubyikorana nose simukubwiye kandi none nta kintu avuze ubyikora n'iki ko atari uwawe uwanjye se ntabwo umuzi ari uwanjye nabikubwira kandi nicyo wakongeraho nakuwe ko umwana atari uwanjye uramuzi yitwa Elize byari kuba ikibazo yaguma hano sinkubwira ngo ibiki byose namukweretse nkubwira nkukorera presentation yose kiri cyose kiri he
ubu se Elize wanjye ahari urahazi kuki atabaye ari uzana se ariko reka nkubaze ikintu ubona uri ingumba ukagira ngo ni ibintu byose bizaba kubitwara nk'umuntu w'ingumba kubera iki uri ingumba utari yose ubu natuse nawe mfite umwana hano uri kugenda kambakamba nyita papa kamfata amaguru kansiga ibyo ndo biki byose wasanze ndi ingumba se wahundiye iki kondeye iki so nyise ngumba ndayikwisanye uriyo uzashaka abakubyarira noneho wibwira ko ntababona se wabashatse se bashake uzabajyana ahandi hano ni mu rugo rwanjye icara nkubwire nicara iki se unyise ingumba tega amatwi nkubwire uri kubyumva neza ubona umaze kubyimba urarya bureba urashyiramo Nescafe urashyiramo shokora buri kintu cyose umugati urirenza amabuno y'inkokuri urajugunya hejuru y'inzu ukibwira ko n'abandi bataze bakabirya aho nagukwenda hazi kandi hari n'abandi bakobwa benshi cyane bapakiye bashobora kuza bakinjira muri rugo nk'uko warwinjiyemo ko ari njye wahisemo urukumva ko ari njye wahisemo ni rwa rukundo nyine rw'impumyi sinjye ugutekera sinjye ukugaburira ubwirwa n'iki si byo ngutekera mbwirwa n'iki byo ntekera okay nako ndakumvisa umva natava muri urugo ntanjye ntago nzarwicaramo ararugumamo nushaka kugenda ntago nabyihanganye utakwihangana n'iki ni ibintu byoroshye ntago bishoboka uretse genda ni ibintu byoroshye cyane ndabahamagara ikitabuze mu rutoki ni amakoma muhamagare mbimenye bafite n'inzoba ajyarayo se ushaka ko mama hamagara urashaka w'iki kindi se ndabahamagara Dani mwana wanjye rero nawe Saraza urabizi ko Dani namubyara umwe wenyine mu nda yanjye Saraza nawe mugakurana mukigana mutobana kondo mu bishuti murakurana kugeza munganye gutya rwose ndabinginze muzakomeze mubane gutya dore ubwo mumaze kuba abagabo dore abagabo bapfa ibintu bibiri hari ugupfa amafaranga cyangwa mukaba mwapfa abagore rwose muzihangana icyo kintu ntikizababeho ikindi kandi murabizi ko mwabyirukanye muri abana bakundana n'uriya umupolisi harya tumwita Kobe tumwita Kobe sibyo rwose ntimuzamushyire mu manyanga uriya nubwo ari inshuti yanyu ariko buriya ntabwo muri mu rwego rumwe uriya akorera leta kandi iyo ukoze amanyanga polisi iraguhana amategeko araguhana ntimuzagire ngo niwe ahubwo ni amategeko azabahana muramenye rero muzabane neza buri umwe ku ruhande rwe sibyo nicyo mbasabye murabizi ko mureba ko ndwaye hari n'igihe napfa ejo cyangwa nkapfa ejo bundi rwose ndabinginze muzabane neza sibyo yego madani rero mu by'ukuri kandi n'ubwo twariganye turakurana kuva mu wa mbere segonderi memo n'ibikoresho twakoreshaga bimwe mu by'ukuri mufata nk'umuvandimwe wanjye ntabwo rero ubu ngubu ariko twatugiye mu cyaro tumaze kuba abagabo ndaguha isezerano Dani nta kintu ashobora kubura igihe nanjye ifite nk'uko twakuranye na mbere nzamuha hafi mu cyo nshoboye cyose yego rwose mwana wanjye kandi iyo ni isezerano nguhaye thanks man cheers njyewe dore nishoborera utungutu dore wa mwana twavuga gusa ko atazapfa vuba Kobe muzapfa vuba uraho neza Saraza bite amakuru ni sawa Dani muzapfa vuba kameze tese ni karibu sawa karibu muryoherwe asante Chérie, vas-y. je ukora iki hano umva ribe namaze kukwikuramo ubu byararangiye njyewe namaze kubona ko ukunda umugabo wawe ntukaze kuza kundyarya hano ungiriye neza rero wasohoka ukagera nta mwanya ngifitiye ngewe Kuvuga nabi nkoze iki koko
nkoze iki kuko mu by'ukuri nkoze iki ukoze iki umugabo wawe uramukunda ndabizi niba utanamukunda waruko rero wiza kuntakariza umwanya singiye kuzasara kubera wowe sohoka wigendere urashaka gahunda zose dufitanye zipfe muri uyu munota none se tuzica uriya mugabo gute ntamwegereje nta mwanya mfite wo kumva ibyo ngibyo inzira yakuzanye urayizi sohoka ugende nta kindi kandi wishaka kumusaza sibyo mbabarira rwose ariko sinzongera kugaruka muri uru kureka mfata utuntu twanjye dufata ugende Zura cyamara iki mu cyumba cyane ko nakubwiye ko ntagushaka muri iyi Linda uracyakora iki mu cyumba cyane ntabwo sohokamo ugende ati byawe ugende rwose ntabwo bishaka kandi mva neza sibyo wigira nibi waje uri muzima ibyo wigira n'ibiki siwe mbaza Rida Shiri ubaye iki Shiri ubaye iki Shiri ubaye iki Shiri nagukunze n'umutima wanjye wose ariko ntiwigeze unyizera Shiri mbwira ndakumva Shiri Dani bisemo kwiyahura bazimfire mu biganza byawe Dani Shiri urukundo nagukunze uzarubona ntakiriho Shiri igisiga rwose wese reka nisangire roho nasinziriye oya Shiri wisiga zitariho urubanza Shiri wisiga Shiri wisiga reka nigendere wisiga Shiri wisiga Shiri Shiri uzi ko nari nkubuze nkurora neza ntuzongere gukinisha ibintu byo kwiyahura ibaze ko dogiteri yambwiye ko iyo ngutindana gatoya wari guhita upfa bwayibaze ese ubundi buriya burozi wabuvanye Sheri urabizi ndagukunda cyane cyane mvuye ku bwawe ntacyo byabintwaye urukundo dukundana umugabo wanjye aramutse abimenye n'ubundi yahita amuca ese ubundi nguba aza ahantu uherereye mva mu rugo nasize mubeshye
ko ngiye ku isambu. Sheri umeze ute se? sawa Nanjye ndi sawa. umutwe wakize Wakize ndumva biri koroha. nawe se ubona uterwa n'icyo umutwe wawe Ni ukubera amaso. ariko narakubwiye ngo uze tugende kwa muganga uvuze amaso uranga ngo uri busy ngo urigize gute ngo gahunda bite Tuzaba tujyayo pe, umuntu aba ari muri rwinshi. tuzaba tujyayo kandi nubona umwanya njye nta mwanya nzaba mfite Ahubwo sheri ndashaka kujya mu rugo, hari imanza, hari akavuyo gutya. Umudugudu yamamagaye. Ngubu ubwo ibintu ushaka kujya mu by'imanza by'ibiki byose barinze niba bakuru rwabo ushaka oya sheri nta wandoga, ahubwo ni akavuyo ngomba kujyayo pe. mbese baguhamaga ibintu by'isi turabisiga urajya kubirwanirira n'abari abaturage n'ibiki byose ugenda umunyakigali yaje ororo ibintu biretse Erega sheri umenye ko hari ari gakondo yanjye. nta kibazo noneho sibyo wowe utegura ibyo utegura buri kimwe ushaka kujya usanga Mu gitondo. ndakujyana nkugezeyo hanyuma ngaruka njye mu kazi Oya sheri mu gitondo ufite akazi, ubu urumva ni ukukugora. oya none se ikibazo ufite ni iki genza kujyana nkugeze umuntu uza ku marembo nkate wowe winjire mu byawe hari ikindi Erega hari akavuyo, hari abo mu rugo bose bahuruye n'aba mudugudu n'abandi ni akavuyo ahubwo nta kibazo sibyo ubwo wowe utegura ibyo utegura byose gitondo turavira hano rimwe nyange ngiye mu kazi hari ikibazo nawe ni sawa. gusa nyine uzibuka kujya ufotora amafoto unyereke uri kumwe n'abari abaturage iwanyu ariko uzi kubona umuturage ikoti rye rimaze imyaka ingahe muri 2005 ariko uheruka kurimesa uzi ukuntu biba bimeze nawe umuhagaze iruhande wamumurikiye umuntu uvuye mu mujyi nyine igishongore cy'umugore cyamumurikiye aho ngaho cyane ushobora kuzibukara ko mukunzanira urwawe urakumbuye ndakumbuye asaba ntukumbuye gusoma umuntu usomye bukaba si cyane uzakazana nzakazana sawa ariko tunwasizeho dukira nta kintu kiriho nta kibazo ariko telefone nayikuyeho azi ko uyu munsi ko ndi butahe Sheruzi n'ikindi se umugabo wawe agomba gupfa ngo ejo nzamwica agomba gupfa ko binteye ubwoba oya nta mpamvu yuko byagutera ubwoba umva uburyo bizagenda ejo nko mu masaa 8:30 z'ijoro kumva ni mu gicuku ugomba kuzamusohora hanze kuzabanza ushake ikinini cya Fenerga umushirire mu mazi anywe umva uzahita umusohora hanze ibisigaye bindi birandeba sibyo urumva nzamusohora mu ijoro mu rukerera akabyemera umva wibitindaho harya ntiwambwiye ko ujya ukoresha turiya tunini twa pirire kugira ngo utazasama inda ye ntuzafate turiya tunini twose tumirire icyarimwe kandi ntugire ikibazo ntacyo tuzagutwara gusa ikintu uzaba uzahinda umushyitsi ubiri ibyuya n'iki cika intege ariko icyo gihe uzahita umubwira uti sheri imeze nabi ndifuza ko wanjyana hanze ngafata akayaga ntabwo azabyanga urumva hasigaye nawe urabyumva nyine nawe nzaba mpari ubundi gahunda isaba ariyo ngiye ariko twumvikana ikintu kimwe nugenda sinshaka telefone yawe sinshaka mesaje yawe gahunda niyo turumvikana